reka dushime Imana yo iduhaye amahirwe yo kongera kugaruka imbere yayo mu buryo bwacu bwa buri munsi aho tubagezaho ingingo y'umunsi. Tugeze ku ngingo yo kwa gatanu, ni ingingo yo kwa gatanu ku y'icyigisho cya kane, cya cyigisho cyacu kitubwira ngo abahamije Yesu nka Mesiya. Ingingo yo kwa gatanu dufite uyu munsi itubwira ngo ikibazo ubuhamya bwa Nikodemo. Nyuma y'ubuhamya bw'abagabo babiri twabonye ejo, noneho tugiye kubona ubuhamya bw'umuntu w'igikomerezwa, umuntu rwose wubashywe witwa Nikodemo. Reka rero mbere yuko dutangira dushira imbere y'Imana mu buryo bw'isengesho maze twinjire mu cyigisho. Dusenge. Mana yacu turagushimiye cyane. Tugize amahirwe muri uyu mwanya ngo tubumbure ibyanditswe byera. Dusabe umwuka wera kubana natwe. Uwo atsinde imitima yacu. Atwemeze iby'ibyaha, atwemeze n'isoko y'agakiza kacu. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ingingo yo kwa gatanu itubwira Nikodemu abafite Bibiliya rero ni igitekerezo turaza gusanga muri Yohana igice cya 3 ndetse bari baduhaye imirongo myinshi yo gusoma, ariko ntekereza ko iki kiganiro kugeza no ku rwego benshi twagiye tubihimbamo n'indirimbo, hari amakuru menshi dufite kuri umugabo witwa Nikodemu. Yego, Bibiliya ivuga Nikodemu nk'umuntu w'umufarisayo, nicyo cya mbere. Yego, mu ncamake mu Bayuda. Uwo muntu ikavuga ko yari umwigisha yego ukomeye, ariko ntiyari umwigisha gusa, yabaga no mu rukiko rukuru, yari no mu bavuga rikijyana, yari umucamanza, ariko biri kongeraho n'ikintu yuko yari umukire. Ibi bintu rero yari umutunzi. Ubundi ngo nta bantu bake bari bafite impano nk'iza Nikodemu. Yego, bamwe babaga bafite zimwe, ariko noneho tugiye kubona umugabo uyu rero ufite impano yari yarumvise Yohana Umubatiza yigisha Yesu, yari yarumvise Yesu ibyo yigishije nawe ubwe, ariko kubera icyubahiro yari afite n'umwanya yari afite muri rubanda atinya kwiyerekana ko akurikira Yesu ku mugaragaro. Niyo mpamvu yitwikirije ajyayo bugorobye. Nkunda kumva indirimbo turimba ngo hari wowe wasanze Yesu nije abantu babimenye, Nikodemu bari tuba turi kuvuga. Yego. Uwo rero yasanze Yesu nijoro, atangira kumuganiriza. Reka mvuga aka kantu. Igihe Nikodemu yari agiye imbere ya Yesu, mu by'ukuri ni byiza, yarafite amatsiko kandi yanashatse n'igihe cyiza cyo guhura na Yesu, ariko ukuntu atangira mu buryarya. Uziko atangiye ashaka kurata Yesu kugira ngo amwibagize umugambi n'intego ibyacyamuze. Urumva yari agiye kumuganiriza nk'umuntu w'umuhanga. Abo ati karana akana wenda reka mwereke ubundi we, reka nanjye ngire nk'umuntu w'umwigisha nyine. Ariko ikiganiro cyawe cyagenze gute? Ikiganiro cyagenze neza cyane, turabibona. Ageze kuri Yesu aramubwira ati ariko kuriya mwigisha Rabi, hari ibimenyetso byinshi dufite by'uko wavuye ku Mana, kandi nta muntu ubasha gukora ibitangaza nk'ibyo ukora rwose. Yesu aramwumva, yumva ikiganiro azanye, yumva ahantu bari buhurize, ariko Yesu amenya icyo Nikodemu akeneye mu mutima we, nk'uko Yesu areba mu mutima, amenya icyo Nikodemu akeneye. Kuri introduction ku kintu Nikodemu atangiye kumuganiriza, uraza gusanga nta jambo rimwe Yesu amushubijeho, ahubwo Yesu ahise ahindura ibitekerezo bye. Ku murongo wa 3 aricyo cyo kwibuka, Yesu aramusubiza ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyaho bwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Mbese nibyo ni ukuvuga ngo Nikodemu mu by'ukuri ikibazo yabajije Yesu, nubwo atigeze afutura ngo nubwo yaje amutakiriza, ariko yifitiye ikibazo cy'uko ntabwo iby'inshingano yari afite ntibyari muhagije, ntiyumvaga hari ikindi kintu abura. Hari n'imyumvire yari afite bambuze hano mu cyigisho kuri kiriya gika cya 3. Yesu yari azi umutima wa buri muntu. Igisubizo hari Nikodemu kibasha kumvikana nk'igihutiyeho, nyamara arasa ku ntego. Nubwo Abayuda bibwiraga ko abanyamagabo bakeneye kwihana bagahinduka, yego, benshi ntibasobanukirwaga ko nabo ubwabo nk'ubwoko bwatoranijwe bakeneye kugira imibereho ihindutse. Ariko tutarajya aha hantu rero, icyo gisubizo uravuze ngo cyasa naho cyari gihutiyeho, ntago tukimenye, kuko ikintu Yesu amubwiye aravuga ngo ni ukuri nutabyarwa
ubwa kabiri ako kantu kitwa ku rubyaro rwa kabiri kuko Nikodemu yintroduce atangira kubwira Yesu ati mwigisha mwiza tuzi ko waturutse mu ijuru nta muntu ushobora gukora ibimenyetso bisa n'ibyawe. Yesu agiye kumusubiza ndabwira ati umuntu wese utabyaho ubwa kabiri. Urumva icyo gisubizo gisa naho kidevi ibyo yari naho nashakaga mu by'ukuri nahariho, ariko hari cyari kiri mu mutima wa Nikodemu, hari nuko yabitekerezaga ndetse n'abantu benshi niko babitekerezaga mu gihe cya Yesu, ndetse iyi myumvire abayuda bari bafite ni nayo abizera benshi bo mu itorero ryacu abadivantiste b'umunsi wa karindwi batekereza. Abayuda bibwiraga ko abanyamahanga bakeneye kwihana bagahinduka. Ngicyo bumvaga ari ibintu abandi bakwiye ko bumvaga bo bakwiriye ubwami bw'Imana, nkuko na Nikodemu yumvaga rwose we ubundi yumvaga agiye kugera imbere Yesu akamushima akanamubwira ko n'abandi bakwiriye kugenza nkawe, bakaganira nk'abigisha bombi bari abigisha. Ariko tugaruke kuri aya magambo cyane, nubwo abayuda bibwiraga ko abanyamahanga bakeneye kwihana bagahinduka, benshi ntibasobanukirwaga ko bo ubwabo nk'ubwoko bwatoranijwe bakeneye kugira imibereho ihindutse. Mbega ukuntu abadivantiste b'umunsi wa karindwi kenshi dutekereza yuko turi ishyanga ryatoranijwe, ubwoko bw'Imana, itorero ry'Imana, kandi koko nibyo, ariko tujya tudasobanukirwa. Benshi muri twe ntabwo basobanukirwa yuko hari umurimo dukeneye ari uwo kwihana, ahubwo tukishimira tugahora tukarazwa ishinga nuko abantu batari abadivantiste bo bahinduka, ko abo twita abanyabyaha bahinduka, tukibagirwa ko natwe tugomba kugira imibereho ihindutse. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana rivuga ko nta n'umwe uvuka akijijwe, aho yaba aturuka hose, idini yaba asengeramo ryose, icyo yaba ari cyo cyose, itorero yaba aruhukiramo iryo ari ryo ryose, nta n'umwe uvuka akijijwe. Rero uko abanyamahanga, uko abanyabyaha, uko abantu batari abadivantiste b'umunsi wa karindwi bakeneye kwihana, ni nako n'abari mu itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi icyo kintu tugikeneye, nk'uko Nikodemu nawe ubwe yari agikeneye. Ni nacyo Pawulo yavugaga igihe yamagara kwigisha, akavuga ati nanjye nkubitana ibipfunsi. Iyo biza kuba hari wenda atari wowe wivuga, avuga ko ari iby'abandi gusa, yavuga ngo igihe maze kwigisha abandi nanjye ndisuba ngo ntaba ntemewe. Ngiki kintu tukibika muri rya somo rero tukumva Petero igice cya rwame rwa Petero igice cya 2:9, aho twibwira ngo turi ubwoko bwatoranijwe, ukumva nkaho gutoranwa kwacu ni nayo magambo arumaze kuvuga. Aravuga ngo umurage utangaje w'Abayuda wo guhera kuri Aburahamu wabahaga inyungu nyinshi, bakumva ko muri izo nyungu bahereza bakibwira ko n'agakiza bagaherewe muri Aburahamu. Ibyo ntabwo ari byo, siko kuri. Yego niko batubwiye, uko siko byari, siko kuri. Hasi rero niyo mpamvu Yesu agiye kubwira Nikodemu muri ya myumvire yarazanye, amubwira icyo agomba gukora rero. Ariko abimubwiye asanga ibyo bintu, nubwo yakoresha ikimenyetso cyo kuvuga ngo ukwiye kubyara ubwa kabiri, cyane ko ibi bintu ngo bari babizi mu bifuzo byose. Aravuga ngo iki kintu Yesu yambwiye ngo ukwiye kubyara ubwa kabiri bari basanzwe bakimenyereye, kuko ngo iyo umunyamahanga yakiraga ubutumwa bwiza, ngo iri jambo ryarakoreshwaga. Rero igihe Yesu yabibwiraga umuntu usanzwe ari umw'Isirayeli wakebwe ku munsi wa 8, ufite isezerano ryo kuvuga ku Aburahamu, ubundi ibyo bintu Nikodemu ntago yahise abyumva. Niyo mpamvu Yesu amusubiza ngo ukaba uri umwigishwa utazi ibyo bintu. Mwene mama Yesu aramubwira ko kuri umwigisha wigisha nimba ibyo bintu utabizi wigisha iki? Twakabaye tubanza gusobanukirwa iyi ngingo. Kandi n'uyu munsi umuntu wese utigisha uburyo umunyabyaha yihana, akaba barirwa aribyo twibonye ku byarwo bwa kabiri, ubu nta butumwa bundi bwakabaye bubwirizwa. Ayo magambo rwose nawe yarayanditse, yayanditse mu gitabo ubutumwa bwatoranijwe, ikigisho cya 16 ndumva. Aho iyo yakaba ariyo ngingo tubwiriza, akaba ariyo ntego ubutumwa bwiza. Nta kindi kintu abantu bakwiye kuba babwiriza uretse uwo mugabane wonyine. Turebera ayo magambo, tunanerekera ku musozo w'ingingo, agiye kutureba amagambo ashimangira ko nta bundi butumwa bwakabaye bubwirizwa, kuko niyo mpamvu Yesu yabwiye Nikodemu ukaba uri umwigisha abandi ibyo bintu utabizi. Ubundi ni nkaho yaramubwiye ngo nta kindi akabaye yigisha, nta nubwo yakabaye ahabwa iryo zina ry'uko umwigisha, kuko umugambi n'intego y'ubutumwa bwiza ni ukwigisha umunyabyaha uburyo akwiriye kwihana akabona ubugingo buhoraho. Ni mu kigisho cya 19, ayo magambo
reka ndebe ko mpita nyabona hafi cyane. Ni nta kibazo turebere mu gihe ukiyareba turasoma aya magambo atubwira ngo nubwo yari afite ibibazo byinshi byo kumubwira ari mu gihe kiturebera mu magambo nubwo Nikodemu yaje imbere ya Yesu afite ibibazo byinshi byo kumubwira ariko Nikodemu yaje guhitamo kuba mu ruhande rwa Yesu mu bihe byakurikiyeho ntago yatsimbaraye nubwo yaje yiyemeye nubwo yaje amubwireka nk'aho bari ku rugero rumwe nubwo yaje yumva rwose Yesu ari bumushime nubwo yaje Yesu azi ko ubundi ndabigerera nk'aho yaraje guteza kashe ariko Yesu amusobanurira aho agomba guhera ubundi niwo mugambi wakabaye ari umugambi wacu igihe duhuye na Yesu akadusobanurira iby'inzira y'agakiza natwe twakabaye duhamanya tugafata tugaca bugufi kuko ngo kuva uyu munsi murabyibuka mu gice cya 19 cya Yohana none tubona Nikodemu afata ya mbere mu rukiko ahamya ko ari Mesiya mu rukiko rwa rukiko rukuru yari arimo yakomeje kubamo ariko ngo yagaragaje uruhande arimo ndetse no mu gushyingura Yesu urabyibuka ko yagaragaye mu bagize uruhare mu yego ayo magambo nayabonye yego yadusomera dusoza 19 mu butumwa gatonije umugabane wa mbere akajya kavuga ngo igisha intambwe mu guhinduka yego rero bateranitse ngo abagabura bakeneye kugira uburyo bwumvikana kandi bworoshye mu kwigisha ukuri nk'uko kuri muri Kristo intekerezo zabo bwite zikeneye gusobanukirwa mu buryo bwuzuye inama ikomeye y'agakiza yego noneho rero ubwo bashobora kwerekeza intekerezo z'ababateza amatwi bakabavana ku bintu byo mu isi babaganisha ku bintu by'umwuka by'iteka ryose yego hariho benshi bashaka kumenya icyo bagomba gukora kugira ngo bakizwe abantu bafite amatsiko yo kumenya icyo bakora kugira ngo bakizwe bifuza ubusobanuro bugaragara kandi bwumvikana bw'intambwe z'ibanze zo guhinduka kandi ntihakagire ikibwirizwa gitangwa keretse icyo gice cyigisha by'umwihariko ukuntu abanyabyaha bashobora gusanga Kristo ngo bakizwe ayo magambo ni ingenzi cyane bakwiriye kuberekeza kuri Kristo nk'uko Yohana yagenje kandi mu kwicisha bugufi imitima yabo yakama urukundo rwa Kristo bazavuga bati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi nta kindi kibwirizwa na kimwe gikwiye kubwirizwa uretse intambwe z'ukuntu umunyabyaha akwiriye gusanga Kristo kugira ngo akizwe ntekereza ko wenda abantu babyumve neza si uko tuvuze ko nta bundi ubwoko bw'ibibwirizwa ahubwo ni uko muri buri kibwiriza cyose kibwirijwe muri buri cyigisho kigishwa abana b'Imana kuko imitima ikeneye gusobanukirwa ibyo bintu rero muri butumwa bwose bwakabaye bubwirizwa muri buri gahunda yose yo kwigisha ijambo ry'Imana hakabaye hagarukamo iyi ngingo ikaba izingiro kuko arimo agakiza kacu kari kuko nibyo ni uguhishura umugambi w'Imana ari Yesu yabwiye Nikodemu aramubwira ati buriya Mose yamanitse umwuka mu butayu ari gushushanya Kristo uzaza aramubwira ati Imana yakunze abari mu isi itanga umwana wayo abantu bazamwizera bazahabwa ubugingo buhoraho ariko utamwizera we yamaze gucirwaho abantu rero bakwiriye kwerekwa Kristo bakamuhanga amaso bakararikirwa kumuhanga amaso niwe dutezeho amakiriro niwe munyabyaha ashobora kureba akabaho gusa rwose reka dusabe Imana kugira ngo rero mu buryo idusobanuye ukuri kukwiriye kubwirizwa bwa mbere tukwizeza imitima yacu kandi nitugira amahirwe yo kuganira na bagenzi bacu byaba mu ruhame byaba saraba umuntu ku giti cye ubutumwa bwiza bukwiriye kuba bushingiye kuri iki kintu uko umunyabyaha abona Kristo agasobanukirwa izi ntambwe agasobanukirwa icyo akwiriye kandi tukamenya neza ko ibyo ku ruhande rw'Imana ku munyabyaha nk'uko Yohana yavuze ngo nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi kandi bose dukwiye kubyizera tukabyizeza imitima yacu reka rero dushima Imana ko muri ubu mwanya twigiye ku buhamya bwa Nikodemu tubonye abagize amaherezo meza nubwo yaje afite kwikakaza no kwishira hejuru ariko amaherezo amaze gusobanurirwa iby'inzira agakiza rwose agaragaza guhinduka kwa nyako ari nako twifuza kugira mu mitima yacu reka dusenge Imana dusaba ngo natwe bisorezwe kuri twe mu izina rya Yesu reka dusenge Data turagushimye cyane tugushimiye ko watugeneye ingero zifatika mu cyigisho cya Nikodemu
mu rugero rwiza rw'uko umunyabyaha akwiriye Kristo kandi uwegerezwa na Kristo, tubonye ko Nikodemu yahavuye atsinzwe mu mutima, ariko agambirira kandi aranabigaragaza ko kunyurwa kwe kwavuye ku gushira mu bikorwa kugeza ku musozo. Tubona ko yagaragaje uruhande arimo kandi uruhande rwiza. Natwe n'udusobanura iby'ubutumwa bwiza dusanze ko nta kindi dukwiriye kuvuga uretse gusobanukirwa, tugasobanurira bagenzi bacu uko umunyabyaha abona Kristo. Ibyo bintu warabikoze kandi witeguye no kubyumvisha imitima yacu. Reka dusabe kugira ngo umwuka w'Imana agume hafi yacu, arusheho kubidusobanurira, maze ubwo ugiye kuza tuzagusanganire tudakozwe n'isoni. Ngaho ubuntu bwawe bugumane natwe, byose tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.